Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ni bumwe mu byanditswe ku buzima bwa Yesu bya mbere, kandi ni urwaranda dufite rwa mbere ku by'amateka ahuza iki gitabo n'umwanditsi wa gikirisitu witwa Mariko cyangwa Yohana Mariko. yakoranaga na Pawulo ndetse yari n'umufatanyabikorwa wa Petero. Ubundi mu by'ukuri umwanditsi w'amateka y'itorero rigitangira witwa Papiyasi yibuka ko Mariko yari yarakusanyije ubuhamya bw'ibyo Petero yiboneye yibuka, hanyuma bikoramo iyi nkuru. Ariko ntabwo Mariko yaterateranyije ibice bigize iyi nkuru uko abyumva. Yateguye iyi nkuru ya Yesu yitonze. Mu murongo wa mbere w'iki gitabo Mariko avuga ibi kuri Yesu. Ni itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Mesiya, umwana w'Imana. Umva rero, igitangaje cyane nuko hariho honyine Mariko agiye kuvuga icyo atekereza. Ahandi hose y'iki gitabo hasigaye agiye kugushishikariza ibyo ashira imbere yawe byonyine ko ari ibikorwa n'amagambo bya Yesu, anakwereka uburyo abandi bantu bamwitwaraho. Mariko yateguye inkuru ya Yesu nk'urwunge rw'ibikorwa biri mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni ibibera muri Galilaya, icyiciro cya gatatu ni ibibera i Yerusalemu, naho icyiciro cya kabiri cyerekana Yesu mu nzira ava ahantu ajya ahandi. Kandi buri cyiciro kibanda ku nsanganyamatsiko igenda yisubiramo. Mu cyiciro cya mbere buri wese atangazwa na Yesu ndetse bakibaza bati, ese uyu Yesu ni muntu ki? Mu cyiciro cya kabiri ni abigishwa bari kurwana no gusobanukirwa icyo bisobanuye kuba Yesu ari Mesiya. Hanyuma mu cyiciro cya gatatu tubona uko Yesu ahinduka Mesiya, umwami mu buryo butunguranye. Reka twijiremo maze mwirebere uko bigenda bisobanuka. Nyuma y'umurongo w'urufunguzo Mariko atangira anayifashisha amagambo yavuzwe n'abahanuzi ba kera, Yesaya na Maraki, bavuze ko Imana izoherereza Isiraheli integuza kugira ngo ibategurire igihe Imana ubwayo iziyerekana, ikicungurira ubwoko bwayo, ikanahinduka umwami wabo. Mariko yerekana Yohana Umubatiza ko ari iyo nteguza. Hanyuma igihe witeze ko Imana ubwayo igiye kwiyerekana, Mariko yerekana Yesu. Maze uko agaragara mu nkuru, ijuru rigafunguka, Mwuka wera w'Imana akamanukira kuri Yesu, nuko Imana ikavuga iti, uri umwana wanjye nkunda. Nyuma y'ibi Mariko adushira imbere incamake y'ubutumwa bw'ingenzi bwa Yesu, yagiye hirya no hino i Galilaya yamamaza inkuru nziza ku bwami bw'Imana buri hafi. Yesu ari gukomereza ku nkuru yo mu byanditswe byera by'isezerano rya kera, yerekeye igikorwa cy'Imana igamije kurokora isi yayo. Binyuze muri Yesu, Imana iri gusubizaho ubutware bwayo mu isi irwanya kandi igatsinda sekibi n'ubutware afite ku buzima bw'abantu, hanyuma ikabatumirira kuba munsi y'ubwami bwayo kubwo gukurikira Yesu. Uhereye aha Mariko aduha uruhererekane rw'inkuru nyinshi zitwereka imbaraga za Yesu asohoresha ubwami bw'Imana. Agenda hose akiza abantu bafite uburwayi mu mibiri yabo, cyangwa b'ibisenzegeri, cyangwa bakandamijwe n'imbaraga z'umwijima. Kandi Yesu anakora ikintu ku Bayahudi ko Imana yonyine ifite ububasha bwo gukora, ibabarira ibyaha by'abantu. Ibikorwa bya Yesu aha bitera imyitwarire myinshi itandukanye. Abantu bamwe baramukurikira bakanahinduka abigishwa be. Abandi bantu ntibamenya n'icyo gutekereza. Abandi nanone bakamurwanya bivuye inyuma, by'umwihariko abayobozi ba Isiraheli bamushinja gutuka Imana no gukoreshwa n'imbaraga mbi. Nyamara Yesu ntabwo atungurwa n'iyi myitwarire. Mu by'ukuri hari icyo abivugaho. Mu gice cya 4 Mariko yakusanyirijemo myinshi mu migani ya Yesu ijyanye n'imiterere ihishe kandi y'amayobera y'ubwami bw'Imana. Maze Yesu avuga ko ubutumwa bwe bumeze nk'urubuto rugwa ku bwoko butandukanye bw'ubutaka. Bamwe barabwakira, abandi ntibabwakire. Cyangwa bukamera akabuto ka sinapi gasanzwe ari gato cyane, kagaragara nk'akadafatika, ariko karakura kakaba kanini cyane maze kagatangaza buri wese. Icyo Yesu ari kuvuga nuko mu by'ukuri ari we Mesiya uzanye ubwami bw'Imana, ariko ntibisa nuko ari we wese yari abyiteze. Nuko uru rujijo kuri Yesu rukomeza kwiyongera. Mu mbaga rufitanye isano n'igitekerezo nyamukuru, Mariko yibandaho ku musozo w'ikiciro cya mbere, ko no mu bigishwa ba Yesu harimo urujijo. Ntibiboroheye nabo gusobanukirwa rwose uwo Yesu ari we. Maze ibyo bituzana ku kiciro cya kabiri, gitangirana n'ikiganiro cy'ingenzi cyane. Yesu ashira abigishwa ku ruhande maze arababaza ati, mwese muvuga ko ndi nde? Maze Petero ashize amanga aravuga ati, uri Mesiya. Ariko bigaragara ko kuri Petero ibyo bisobanuye ko Yesu ari umwami nyir'intsinzi ya gisirikare, uwo muryango wa Dawidi uzatabara Isiraheli ayikure mu maboko y'Abaroma. Ariko kuri Yesu kuba Mesiya bivuze ko ari umugaragu uzababazwa akaba n'umwami wavuzwe na Yesaya 53, uzazana gutegeka kw'Imana agahara ubuzima bwe ari muri Yerusalemu. Abigishwa ntibabashe kubyumva. Batekerezaga ko gukurikira umwami Yesu bigiye kubahesha agaciro, icyubahiro, bakaba n'ibyamamare. Ariko Yesu abisobanura neza ko mu by'ukuri kumukurikira bisa no gupfa, ariko kwikorera umusaraba wawe. Bisobanuye kwanga urugomo n'ubwibone no kwikunda, ndetse ugatanga ubuzima bwawe kubw'abandi binyuze mu rukundo n'ibyo dukora. Agirana ikiganiro gisa n'ikizindi inshuro ebyiri, kandi ubwo bwose ikarangira n'amagambo akomeye ya Yesu aho agira ati, umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no kuba umugaragu no gutanga ubugingo bwe nk'incungu ku bwa benshi. Abigishwa n'ubundi ntibabashe kubisobanukirwa, bibatera urujijo n'ubwoba. Nuko rero mu kiciro cya kabiri
Mariko yashizemo indi nkuru y'ingenzi isubiramo ijambo ry'ibanze ry'iki gitabo. Yesu afata batatu mu bigishwa be, abajyana ku musozi maze mu kanya gato arahindurwa. arabagirana umucyo n'ubwiza maze igicu kirabatwikira. Ubwo ibyo byari bimeze nk'ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwerekaniwe ku musozi Sinayi kera. Maze ubwo abo bahanuzi babiri bahagaze imbere y'Imana ku musozi Sinayi, Mose na Eliya, berekanwa bari kumwe na Yesu, ubwo Imana yongeye gutangaza iti, uyu ni umwana wanjye nkunda. Kubwo gushira iyi nkuru hagati muri ibi biganiro byose biri mu kiciro cya kabiri, Mariko arimo kuvuga ikintu gikomeye, ko Yesu, umwana w'Imana, ari ishusho nyakuri y'ubwiza bw'Imana, kandi ko muri Yesu Imana y'ubwiza ya Isiraheli izahinduka umwami kubwo kubabazwa ndetse no gupfira ibyaha by'ubwoko bwayo. ni amagambo yateye abigishwa urujijo n'ubwoba ubwo bavaga ku musozi. Ibi bitugeza ku kiciro cya gatatu. Yesu yinjira ku mugaragaro i Yerusalemu nk'umwami ku bwa Pasika. Abantu bogezaga izina rye nka Mesiya. Nuko yinjira mu gikari cy'urusengero maze agaragaza ubutware bwe nk'umwami. Yirukana abajura n'ibisambo anaburizamo imirimo ijyanye n'ibitambo. Ibi byabimbuye impaka no guhangana n'abakuru ba Isiraheli. Byamaze icyumweru cyose Yesu abashinja uburyarya, maze bikarangira bahuje umugambi wo kumwica. Yesu aburira abigishwa be, ahanura ko Yerusalemu n'urusengero rwayo bizasenywa mu kinyejana gikurikira, kandi ko abigishwa be bazatotezwa nka we kugeza ubwo azagaruka munsi umwe azanye ubwami bw'Imana mu isi yose. Maze ibi byose bikatugeza ku ijoro rya nyuma. Yesu asangira ifunguro rye rya nyuma rya Pasika n'abigishwa, ifunguro ry'ikigereranyo riba ari inkuru yo gucungurwa kwa Isiraheli bava mu buretwa binyuze mu rupfu rw'umwana w'intama wa Pasika. Nuko Yesu afata ibi bigereranyo maze abiha igisobanuro gishya, biganisha ku kubohorwa ingoyi z'icyaha n'urupfu bizabaho binyuze mu rupfu rwo kubabazwa k'umugaragu Mesiya. Uhereye aha, inkuru ihuta igana ku gufatwa kwa Yesu, ashirwa urubanza imbere y'abatambyi ba Isiraheli n'umutware w'Abaroma, Pilato, byose bigasoza bambwe. Nuko inkuru ikarangirira mu gikorwa cy'ingenzi gihuza ibikorwa by'ingirakamaro byo mu byiciro icya mbere n'icya kabiri. By'umwihariko ubu, umwijima niwo wamanutse, ntabwo ari igicu. Kandi mu cyimbo cyo kumva ijwi ry'Imana rivugira mu ijuru, ni ijwi rya Yesu ataka cyane mbere y'uko apfa. Kandi igitangaje cyane nuko ari umusirikare w'Umuroma wabonye Yesu apfa, agasobanukirwa maze akamamaza uwo Yesu ari we. Uyu mugabo yari umwana w'Imana. Niwe muntu wa mbere muri iyi nkuru umenya iby'inkuru ivuga bitangaje byerekeye Yesu uwo ari we, ko uwo mwana w'Imana wabambwe ari we Mesiya, Yesu w'i Nazareti wapfiriye inshuti ze n'abanzi be. Nyuma y'ibi, umubiri wa Yesu ushirwa mu mva, maze ku wa mbere w'iminsi 7 abagore batatu bo mu bigishwa be bagiye kumva basanga imva irimo ubusa, ibuye ryari rikuweho. maze umumarayika ababwira ko Yesu atakiri hano, ko yazutse mu bapfuye. Nuko abategeka kugenda bakabwira n'abandi bigishwa iyi nkuru nziza, ko Yesu ari muzima kandi ko azongera guhura n'ab'i Galilaya. Abo bagore barikanga. Mariko avuga ko bahunze imva bahinda umushitsi, ntibagira umuntu n'umwe babibwira kuko bari bafite ubwoba. Uko niko iki gitabo kirangira, abigishwa ba Yesu bagaragaza ubwoba n'urujijo, ibyasoje ikiciro cya kabiri n'icya mbere. Nuko rero uramutse urebye muri Bibiliya yawe, uzasanga ko ubutumwa bwiza bwa Mariko burimo byinshi mu musozo wabwo, aho Yesu abonekera akanavugisha abigishwa be. Ariko hari icyitonderwa kikubwira ko uwo musozo utari mu bigize umwimerere w'iki gitabo, ko kiboneka gusa mu nyandiko zitizewe cyane zo hanyuma. Ubwo birashoboka ko uyu musozo w'umwimerere watakaye, cyangwa se mu by'ukuri Mariko atarigeze asoza kwandika inkuru ye, ariko birashoboka ko uyu musozo utunguranye wongeyeho ku bwende hari icyo ugamije gusobanura. Inkuru yose yibanze ku gisobanuro gitangaje cyatewe urujijo abigishwa ba Yesu, uhereye mu ntangiriro kugeza ku musozo, ko uwababajwe akabambwa ndetse akanazuka ari we Mesiya, umwana w'Imana, ko urukundo rw'Imana n'ubwami bwubitse isi yahishuwe ubwo Yesu yapfiraga ibyaha by'abari mu isi. Bityo iyi nkuru irangira nta musozo, kandi guhatira nk'umusomyi gukirana n'aya makuru atangaje kandi y'agahomamunwa avugwa kuri Yesu. Ese ubundi ugiye kubihunga nk'abigishwa, cyangwa ugiye kwemera Yesu nk'umwami wawe maze ugende wamamaza iyo nkuru nziza? Ni wowe wenyine ushobora gusubiza icyo kibazo. Nuko rero icyo ni cyo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko bwari bwerekeyeho.